Umukobwa akimara kubona ko mama wiwe arembye nibwo yahise apanga kuba yamubaza ahantu amafaranga ari nabyanga abe yamurenza impanga. Mama wiwe rwose yari arwaye arembye cyane, atangira kuba yamubwira ati rwose Sonia, ati amafaranga rwose ari mu modoka. Umukobwa akimara kuba yabyumva ko amafaranga ari mu modoka rero icyo yari agiye kuba yakora, yahise atangira kuba yabwira mama wiwe ati mama ngasezera rwose urakoze kuba wambwirira aho amafaranga ari, ati igikurikiyeho nawe rwose ugenda uba wakurikira abandi bagiye. Umukobwa disi yahise afata ibuye ryari riziritse kuri mama wiwe ku kagare yari arimo, ahita disi arisunika rimanuka mu manga. Ni nako mama wiwe nawe yahise amanuka mu manga, nawe ahita akurikira rwose ibuye kuko ryari rimanutse aho ngaho. Umukobwa akimara kubona ko mama wiwe rwose amanutse, yahise atangira kuba yavuga ati yo, ati ndabikoze cyane rwose, ati nta kindi cyari gisigaye. Umukobwa rwose yaramaje kuba yakihanangiriza mama wiwe rwose, asigara aho ngaho arimo araseka ati nanjye ngiye kuba naba umukire nk'abandi bose, ati reba we, ati mbega byiza. Umukobwa kuko bari bamaje kuba bamubwira aho amafaranga ari, murumuna wiwe nawe yahise atangira kuba yamubaza ati Soni ukoze ibiki. Umukobwa nawe yaje rwose yirukanka cyane areba aho mama wiwe nyine amanutse mu manga, atangira kuba yavuga ati Soni ukoze ibiki. Nyine ubona ko byamucanze cyane bitewe n'ibyo mukuru we wakoze, ariko mukuru we rwose yari arimo araseka cyane, atangira kuba yavuga ati reka nze nawe rwose ngo ukurikize mama, ati ndumva ufite ibigambo byinshi. Yahise afata umuhini wari uri aho ngaho, undebera ukuntu amafaranga azarikora. Niko rwose Esther yahise ahindukira atangira kuba yabaza Soni ibintu akoze. Umukobwa yahise atangira kuba yamubwira ati ibyo nkoze rwose, ati nawe ndakeka ari byo ngiye kuba nagukorera, ati kandi rwose unyihanganire. Yahise afata ikibando disi ahita akubita ku mutwe wa murumuna wiwe, yagira ngo undebere rwose ukuntu amafaranga azarikora. Yahise amukubita ikibando rwose nawe ahita yikubita hasi, ariko umukobwa nyine we yumvaga rwose ari mukuri, nta kintu arimo arishinza ku byo yari amaje kuba yakora. Umukobwa rwose akimara kuba yakora ibyo yari amaje kuba yakora, yahise afata rwose akitero kiwe aravuga ati murandebera ubundi, ati murambuza mwebwe kwibera umukire, ati reka nze ngiye mbere kuko ngiye kuba nabakirana. Umukobwa nuko nguko yahise nawe rwose yikubitira agatero kiwe rwose, ahita avuga ati nta muntu rwose wari kumpagarika rwose kugera ku nzozi zanjye, ngomba kuba umukire nabigeraho rwose bimvunnye, ariko ngomba kuba naba umukire. Umukobwa nuko uko yahise agenda, ariko yari amaje kuba rwose yababaza mama wiwe akababaza na murumuna wiwe. Nkwibutsa kuba wankora subscribe, niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona, niba iri no kugushimisha ukore kuri like. Wa mukobwa yasize murumuna wiwe aho ngaho, mama wiwe yari amaje kuba yamurenza impanga. Umukobwa niko yaje yirukanka cyane kuko amafaranga yo bari bamaje kuba bamubwira ahari. Yaje yirukanka cyane ahita avuga ati yo, ati ubu ngubu ibyo mu rugo byose ngiye kuba nabisigarana, ati mbega we, ati reka njye kureba rwose sheri wanjye Pablo. Disi yari afite sheri wiwe, byose yari arimo arakora yari arimo arabikorera Pablo. Yahise rwose avuga ati reka nze rwose njye kwirebera Pablo wanjye, ibyo ni ibiki mwebwe mwa murimo muravuga muzi uko bingana. Yahise yinjira mu modoka rwose ahita yigendera ngo ajye kwirebera Pablo. Ndagira ngo urebe rwose ukuntu ibintu bisigaye rwose bikaze kuri ino si. Umukobwa yahise yatsa imodoka ahita yigendera. Murumuna wiwe rwose yari amaje kuba yamukubita igiti aryamaho hasi, ariko murumuna wiwe nawe yahise atangira kuba yabyuka kuba ko nyine yaramaje kuba yamukubita igiti, ariko yabyutse nyine atazi ahari, atazi ibyo arimo. Atangira kuba yavuga ati se aha ngaha ndi ni hehe. Yari yameze nyine nkaho yibagiwe nyine ibyabaye bitewe n'ukuntu nyine byamutunguye ibintu mukuru wiwe yamukoreye. Umukobwa yabyutse rwose ubona ko yazungereye, arimo aravuga ati se atangaha ndi ni hehe ubundi, atangaha ndi ni hehe. Ubona ko nyine we atarimo arabyibuka neza, ariko umukobwa nyine yaravuze ati hoya, ati ibi ngibi ntabwo byashoboka. Umukobwa abyuka rwose ubona ko arimo aragenda avuga ati hoya, ntabwo byashoboka ko rwose amafaranga agiye kuba yayajyana. Umukobwa nyine no guhagarara byari byamunaniye, arimo aravuga ati mana yanjye, ati reka mukurikire rwose, ati reka mukurikire. Ahita yihutira rwose kuba yakurikira mukuru wiwe kuko yari azi nyine aho agiye. Yacyari gikurikiyeho cyari uguhita ajya mu rugo rwose, ariko ntabwo yahise ajya kureba mama wiwe, kandi mama wiwe rwose yari yamanutse mu manga, ahubwo yahise akurikira mukuru wiwe we wari ugiye kwirebera Pablo rwose ngo basangire ku mafaranga
ntabwo we yahise yihutira kuba yareba mama wiwe, we yahise yihutira kuba yakurikira mukuru wiwe. Baratwereka aho ngaho hari umutipe wari uri aho ngaho ari kuri telefoni arimo aravuga ati ngiye rwose ubu ngubu ngiye kuba umukire mbifashijwemo na sheri wanjye. Sinzi umuntu barimo baravugana aho ngaho kuri telefoni, ariko wa mukobwa rwose Sonia niko Pablo nawe yahise amwegera rwose ahita amubwira ati sheri, ati rwose ngasohoka mu modoka. Umukobwa nawe yahise asohoka mu modoka vuba vuba atangira kuba yamubwira ati Pablo we, ati bimwe nakubwiraga byose tubigezaho mu buryo bworoshye, ati rwose mbashyize ku murongo rwose, ibintu byose bigiye kuba neza rwose, ati we tangira rwose witoze kubaho nk'ababosi. Umugabo atangira kuba yamubaza ati se, ati no modoka kariya Esther, ati no modoka ukaba uyijemo Esther ari hehe? Ati Esther ari hehe? Umugore yaramubwiye ati hangane rwose sheri, ati ndaje gusobanurira rwose we wigira ikibazo, ati Esther ari kumwe na mama rwose hari ahantu bajyanye, ati nimpa kubwira rwose nawe uraza kuba wakishima, atavuga ngo ino njya kukubwira rwose inkuru nziza ngufitiye, ati ngo njye kuba nakubwira rwose. Yahise amujyana rwose ariko amubwiye ko rwose Esther na mama wiwe ngo bafite ahantu bagiye rwose ngo kandi heza ngo bose bajyanye. Icyo atarazi cyo nuko Esther we yari amaje kuba yabyuka, kandi rwose dore nguyu Esther arimo araza anamukurikira, nubwo atarimo agenda neza ariko arimo aradandabirana rwose azungera, ariko yaje amukurikiye. Ndagira ngo urebe rwose Esther we kintu yahise akora, yahise avuga ati ndebera, ati ndarizi rwose Sonia uwo muhungu niwe urimo uragushuka kugira ngo mube mwatwara imitungo yose yo mu rugo, ati ntabwo rwose naza kuba nagukundira. Yahise aza mu modoka rwose ahita avuga ati reka mbanze ndebe niba ikunda imipangu yose twapanze yose bikiri mwaha ngaha. Yarebye mwaho ngaho sinzi imipangu bapanze, ariko avuze ko rwose imipangu yo ikiri mu nzira rwose irimo iragenda neza. Yahise areba mwaho ngaho rwose mu modoka ahita avuga ko rwose imipangu irimo iragenda neza, ahita avuga ati ye, ati reka nzi njye kureba rwose ndi kumva barimo baraseka aho ngaho, reka mbakurikire bataba banacika. Yahise avuga ati reka mbe nabakurikira, ariko sinzi imipangu amaje kuba yavuga ko nyine bateguye rwose turaba twasobanukirwa. Ndagira ngo uze kuba wakomeza ureba ino video paka igeze ku musozo. Ino nkuru rwose irimo inyigisho umuntu uri buze kuba wayirangiza uraza kuba wakuramo inyigisho. Wa mukobwa yahise abakurikira bose kuko bari bamaje kuba bajyana, niko yahise abakurikira. Baratwereka nabo bageze aho ngaho umuhungu bakimara kuba bamubwira nyine ukuntu umukobwa amaje kuba yabikora, atangiye kugira ubwo baramubwira ati hoya ubuse nanjye ntiwabankurikiza. Aho umuhungu nyine ubona ko afite ubwoba rwose bw'ibyo Sonia yakoze. Sonia agatangira kuba yamubwira ati hoya, ati we wigira ubwoba rwose nta kintu we nagukorera, ati ibyo nakoze byose niwe nabikoreye kugira ngo tubeho twishimye rwose, we wigira ubwoba, ati ibyo nakoze byose ati ni we nabikoreye, ati se nturimo urabibona, ati mama rwose ngewe ntugimugirira ikibazo kandi ntugirire ikibazo na Esther, bose kuba bagiye rwose ahubwo yaba ari amahirwe, we twabaho rwose twishimye wowe wenda atuzi paradizo rwose turi mu bintu byose byo mu rugo byose, ati turi kumwe, ati kuki utarimo uratekereza icyo kintu, ati nabikoze nzi ko rwose uri buze kuba wakishima, none urimo urambaza icyatumye mbikora, ati rwose wibitekerezaho ibyo bintu. Yahise atangira kuba yakegerera rwose sheri wiwe, nawe yahise atangira kuba yamubwira ati Soni, ati wakoze ibiki, ati kubera iki wakora bino bintu. Umuhungu atangira kuba yakitarutsa ati ngiye ariko ntabwo nari ndimo muri ibyo bintu byanyu, ati ngiye mu nkuremo rwose. Umuhungu atangira kuba yakikuramo. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati se wowe ushaka kuba wavuga iki, ati ibyo nakoze nagombaga kuba nabikora, ati nta kintu rwose cyari kunyivangira mu nzira ngo mbe nagihereza rwose ngewe, ntabwo rwose ngewe ibyo ngibyo wari kubimbwira. Umukobwa yahise amubwira ati rero ubwo ngubwo nanjye, ati ikintu ngiye kuba nakora rwose ntabwo nabyishimira, ngiye kuba nahamagara polisi. Umukobwa yahise afata telefone rwose ngo ahamagare polisi. Ni nako rwose Sonia yahise abwira Pablo ati we kora diru rwose uno mukobwa atatuvamo. Umukobwa wajya kuri telefone ati polisi rwose muze aha ngaha, ati hano rwose umukobwa yishe umuntu. Umukobwa nyine yari ari kuri telefoni ariko ntiyamenye ko Pablo ahise amwambika umufuka rwose aho ngaho, na telefoni yavuganiragaho na polisi yahise igwa aho hasi. Umukobwa nuko bamujyanye, ariko kuri telefoni hariho undi muntu rwose ahubwo baranaziranye, ntago ari polisi iri kuri telefoni, turaba twasobanukirwa. Hariho umuntu urimo uramuhamagara ati Esther, ati kutavuga kandi imipangu rwose twari tuyigeze kure. Ndagira ngo ukurikire rwose, uyu nguyu ntago ari polisi rwose iri kuri telefoni, ahubwo ni umuntu uri kuri no telefoni. Dore nguyu ahubwo urimo uravuga ati ko ntarimo ndakumva rwose Esther, ati uri mu biki. Uyu nguyu niwe rwose Esther yari amajije kuba yahamagara kuri telefoni, ni nawe urimo uravuga rwose, ati ntabwo ndimo ndakumva rwose uri hehe, ati rwose akagumya nyine agira ngo abe yahamagara rwose Esther bumvikane. Akiri aho ngaho yahise yumva umuntu
umuntu urimo urataka ati mu ntabare, ati mu ntabare. Yahise abika telefone rwose avuga ati se uwo muntu ninde, kumbi yahise aza yihuta cyane ati mabuja naje. Kumbe wa mugore nawe nta kintu yabaye, ahubwo yaguye ku byatsi byari biri aho ngaho, ahubwo wa musaza nawe yaje amubwira ati mabuja, ati naje rwose wigira ikibazo, ati imipangu uko irimo irakugenda niko twari twabipanze, ndagira ngo ube wakurikira rwose imipangu bari bapanze yose ngo irimo iragenda uko bari bavuze. Umugore we yabyutse atangira kuba yavuga ati rwose ndababaye, ntabwo nakekaga ko ndibuze kuba nababara. Umusaza nawe akamubwira ati mabuja, ati hangane rwose, ati niba ubabaye rwose hangane, ati ariko rwose hangane turimo turabigeraho ibyo twari twapanze. Umugore yatangiye kuba yabaza wa musaza ati se amafaranga urayafite ubundi mbere na mbere? Umusaza we nawe yahise atangira kuba yamubwira ati yigo rwose wigira ikibazo, ati amafaranga ndayafite rwose yose nayazanye, ati nta na make yanasize yose ndayafite. Umugore nyine we yarabyumvishe ko amafaranga ayafite, kandi twumvishe ko yabwiye umukobwa wiwe ko amafaranga ari mu modoka, kandi umukobwa azi ko nyine akiyafite, kandi amafaranga uno musaza ngo niwe uyafite. Turaba twamenye ibintu bapanze aho ngaho. Umugore we yatangiye kuba yavuga ati ntabwo nakwizera ukuntu umukobwa wanjye yampemukira hejuru y'amafaranga, na n'ubu nicyo kibazo rwose nkirimo ndibaza, ati amafaranga gute yampemukira umukobwa wanjye, ati amafaranga wowe urayafite? Umusaza we yaramubwiye ati rwose singaya amafaranga, ati yose ndayafite rwose we wigira ikibazo, ati ngaya rwose ayo ngaya yose nayazanye nayakuye mu modoka. Ibigaragara byose ni uko amafaranga wa mukobwa bamubwiye ko ari mu modoka atarimo, ahubwo uno musaza ari we uyafite. Ubwo yahise abwira rwose mabuja wiwe ati mabuja, reka duhaguruke tugende dukomeze imipangu yacu. Umusaza yatangiye kuba yafata nyirabuja nyine ngo bagende, sinzi imipangu bo bafite yo kuba bakora rwose, turaba twagenda dusobanukirwa paka tugeze ku musozo turaba twasobanukiwe. Wa musaza yahise ajyana rwose na nyirabuja, ariko nyine barimo baragenda nyirabuja yahise amubwira ati buretse ariko banze nkubwire, banze umpereze ayo mafaranga kwereka ibintu ngiye kuba nayakorera, kuko ngiye ibi ngibi rwose ntabwo byavamo, ati amafaranga ngiye nteranye n'abana banjye. Umusaza yahise atangira kuba yayakuramo aramubwira ati dore ngaya amafaranga yose ngaya. Umugore yahise amubwira ati yampereze yose ubundi mbanze mbe nanawekorera ibindi bintu, kuko ntabwo amafaranga yanteranya n'abana banjye. Umugore we nyine yari afite ikibazo ukuntu amafaranga yari arimo amuteranya n'abana biwe, yaravuze ati ibi ngibi rwose ntabwo byagakwiriye kubona rwose ndimo ndashwana n'abana banjye hejuru y'amafaranga. Yahise afata ya mafaranga rwose aravuga ati ibi ngibi ntabyo, yahise ayajugunya aho ngaho aravuga ati amafaranga ntabwo yanteranya n'abana banjye, ati ahubwo mpereza n'ikibiriti ngiye nyatwike. Umugore yari agiye kuba yatwika ya mafaranga nyine, wa mukobwa yirukankiye rwose avuga ngo ari mu modoka. Umugore rwose yahise atangira kuba yaseka ati ngiye rwose ngiye kuba nayatwika, ntabwo amafaranga yanteranya n'abana banjye. Ariko umusaza we akayareba rwose akibaza ukuntu agiye kuba yatwika amafaranga, kamubaza ati se ugiye kuba wayatwika? Ati cyane rwose ngiye kuba nayatwika, ati ni ibintu bibabaje rwose kubona umwana wanjye turimo turapfa ubusa amafaranga rwose nk'aya ngaya. Uwo mugore yahise afata umwanzuro wo kuba yatwika ayo mafaranga yari arimo arashwanira n'umwana wiwe, ariko umusaza akaba arimo arayareba ati ati se birakundara? Uwo mugore yaramubwiye ati cyane rwose ndabikoze, ati ahubwo twigendera, ahubwo amafaranga bo bayasize bayatwitse aho ngaho, kandi umukobwa we yari azi ko nyine amafaranga yake afite, icyo atazi ni uko amafaranga yo bayatwitse. Nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire uko ino video irimo urayibona, niba iri no kugushimisha ukore kuri like. Kumbe baratwereka wa muhungu Pablo afatanyije na Sonia bahise bazana Esther aho ngaho mu nzu, baramubwira ati rwose ibi ngibi tugiye kugukorera atubyakire neza. Ariko Esther wagatangira kuba yasaba imbabazi Sonia, kamubwira ati Sonia kubera iki wankora bino bintu nkaho tutari umuvandimwe, ati kubera iki wankora bino bintu? Kabwira Pablo ati se mwareka kuba mwakora bino bintu ko murimo murampemukira, ati mumajije kwica mama, ati kubera iki mwankora bino bintu koko? Sonia yahise amubwira ati we ihangane rwose, ati hano rwose ibintu tugiye kuba twagukorera, ati ni Imana yonyine ibizi niyo yanagutabara, ati ngiye rwose na Pablo tugiye kujyana rwose amafaranga turayafite menshi, ati tugende rwose twibereho mu buzima bwiza, ati wowe naho ngaho urimo uraza rwose wasama aho ngaho. Pablo agatangira kuba yakikorera kuri Sonia akamubwira ati rwose mukundwa, ati tugiye kujyana rwose amafaranga tujye kuyarya ariya ari mu modoka yose tugende tube twayishimishamo. Umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati se ati kano kantu nakagusobanuriye ikintu ugakora, ati rwose ntabwo wigeze unsobanurira, ati se wadusobanuriye
basi nawe akabyumviraho. Umukobwa atangira kuba yamubwira ati rwose musobanurire rwose nawe abyumvireho rwose apfe rwose urupfu aruzi. Umuhungu yatangiye kuba yamubwira ati rwose kano kantu karimo umwuka rwose uhumanye rwose minota nigera araba rwose yaza kuba yapfa rwose, kano kantu rwose karakora rwose ni umwuka rwose uraza kuba wamwica, atahubwo rwose uze kuba wakishima rwose aho uri buze kuba wajya. Umukobwa yatangiye kuba yasaba imbabazi mukuru wiwe arimo aramubwira ati Sonia wareka kuba wakora bino bintu rwose ufatanyije n'umugabo wawe mwambabariye koko. Umukobwa akamubwira ati rata sheri ati gacomeke rwose kabe kashyuha rwose niba gasaba kuba kashyuha ati iminota rwose niyo ngiyo bavuga rwose babarira ntibe yagira rwose ahita agenda. Umuhungu yatangiye kuba yamubwira ati ahubwo gereka nambare kuko umwuka rwose gafite ataba ari hatari rwose urahita umwica. Umuhungu ubwo yahise amubwira ati nawe mpereza aka kantu kubw'izo mpamvu rwose nawe ugomba kuba wapfa ku mafaranga ngiye rwose nta muntu njya nizera. Wa mukobwa yahise atangira kuba yahamagara ati Pablo wareka kuba wakora bino bintu ati hoya Pablo we ati Pablo wareka kuba wadukorera bino bintu. Na Sonia rwose nuko nguko arimo aravuga ati Pablo wareka kuba wakora bino bintu koko. Sonia warasakuza ati Pablo na Esther aho ngaho inyuma arimo aravuga ati se Pablo wareka kuba wadukorera bino bintu. Yahise atangira kuba yavuga ati se mana we ati cya kintu aragicometse mana we ati imyuka igiye kuba yaza mwahanga. Umukobwa we bari banamuziritse we akavuga ati hoya. Wa mukobwa yatangiye kuba yapfuka ku mazuru, ni nako umwotsi wahise utangira kuba wakwirakwira aho ngaho bari bari. Wa muhungu yahise aza arabafungirana aho ngaho kuko yari yanipfutse ku mazuru ahita avuga ati ya ati mbega ibintu byoroshye. Uwo muhungu we nta kumwizera rwose amafaranga yahise agenda kuba yayifatira, ariko nyine yasize umukunzi we na murumuna wiwe abafungiranye mwaho ngaho anasiga acometse imyotsi aho ngaho. Umuhungu kuko amafaranga yari aza ahari yahise aza rwose avuga atawe ati mbigezeho rwose mu buryo bworoshye atuma amafaranga yose ndayatsindiye. Yahise aza afata agakapu aho ngaho kari mu modoka atangira kuba yavuga ati amafaranga rwose ati ngenda yatsindiye rwose turareba rwose ngo wari ugiye kuba wandusha ubwenge ati si aya mafaranga twari kuyagabana. Wa muhungu akimara kuba yabona amafaranga atangira kuba ahubwo abonamo ibipapuro atangira kuba yavuga ati ye ati ibi ni ibiki ati bangiza ibigoryi ati ibi ni ibiki bankoreye ati amafaranga arambeshye ngo ari mu modoka kandi amafaranga ntayarimo ni ibipapuro. Kumbe ntabwo yari azi ko n'amafaranga bamajije kuba bayatwika. Baratwereka wa mukecuru rwose mama wa bariya abakobwa yari ari kumwe na wa musaza wamutabaye atangira kuba yamubwira ati burazi ko ngo amafaranga arimo ati buriya bari bazi ko bagiye kuba bayatsindira rwose kandi icyo batazi nuko imipango yacu igezweho. Wa muhungu agihindukira yahise abona rwose uwo witwa ko nyine ari mama w'umugore wiwe tangira kuba yavuga ati niko ati Pabu ati nawe rwose wari uri mu mipango nabikekaga ati wari wafatanyije n'umukobwa wanjye rwose kuba mwashaka kuba mwanyica hejuru y'amafaranga ati ayo mafaranga afite agaciro kahe ku buryo mwashaka kuba mwayagurana ubuzima. Pabu aratangira kuba yavuga ati yari umukobwa wawe ariko ubwo aratangira kuba yavuga ati mana uhabwe icyubahiro kuba ibintu byose bapanze batabigezeho. Agatangira kuba yasekana na wa musaza kubera ko imigambi yabo yose bari bayishe, ariko Pablo we ntabwo yari azi ko bimeze rwose. Umugore agatangira kuba yamubwira ati reba ukuntu usa ati ngareba rwose kubona urimo urahemukira abantu rwose ati kwica abantu rwose ukaba hejuru y'amafaranga ati ngaha nawe tekereza rwose ati suze ukuntu ubuzima rwose bungana ati uzise ubundi ukuntu byari byagenze kugira ngo ayo mafaranga abe ibipapuro. Kumbi nyine umugore yatangiye kuba yakibuka ukuntu byagenze nyine kugira ngo Pablo aze asanga yari amafaranga yabaye ibipapuro. Baratwereka wa mukobwa nyine akimara kumva ko mama wiwe amubwiye aho amafaranga ari niko yahise afata ryabuye, ariko Esther nawe yari ari aho mu nzira rwose arimo arabireba byose. Niko nyine yaje ahagarara ku ruhande, ntabwo yihutiye kuba yaza gutabara mama wiwe ahubwo yaje ahagarara ku ruhande aho Sonia yari arimo nyine ashaka kuba yakica mama wiwe. Niko Esther yahise ajya kuri telefoni atangira kuba yahamagara rwose wa musaza atangira kuba yamubwira ati rwose mama agiye kuba yamanuka aho ngaho ati hasase rwose neza uhoroshye kugira ngo namanuka rwose ataza kuba yagira ikibazo ati tubikora rwose. Umusaza nawe yamubwiye ati nta kibazo reka mbe nahasasa rwose kuko ibyatsi nari nabizanye bya byatsi twabonaga ni wa musaza wari wabiteze rwose iyi yari imipangu. Wa musaza yaramubwiye ati rwose namanuka rwose araza rwose ahantu nahasukuye nta kibazo ari buze kuba yagira ati ntago ari bubabare cyane mama wawe rwose ataramanuka rwose ariko nta kibazo ari buze kuba yagira kuko ngiye kuba nahasasa. Umukobwa yatangiye kuba yamubaza ati kandi nizere ko na ya mafaranga uyafite. Umukobwa nyine atangira kuba yabwira wa musaza ati se
ya mafaranga yo urayafite cyangwa? Umukobwa nyine atangira kuba yapanga n'uno musaza nyine kuko byo bari babipanze, akamubaza niba amafaranga ye yafite, akamubwira ati kandi wihangane rwose ugerageze mama aze kuba yamanuka uhari kugira ngo uhite rwose ube wamutabara, ntabwo nshaka ko mama yaza kuba yababarira muri bino bintu, ubikore mu buryo bwawe kandi. Umusaza nawe yahise atangira kuba yamubwira ati rwose we wigira ikibazo, ati ndabikora nk'ibyanjye rwose. Umusaza nyine nuko nguko yahise rwose atangira kuba yasasa aho ngaho aho mama wa bariya bakobwa ari buze kuba yagwa, atangira kuba yahashyira ibyatsi kugira ngo aze kuza kuba yabigwaho. Umukobwa nawe niko yabonye nyine ukuntu mama we rwose bari bagiye kuba bamumanura hariya, ahita avuga ati oya reka nze nanjye mpite nkwereka rwose ntabwo natuma ibyo wari ugiye kuba wakora byose bikunda. Niko umukobwa nyine yahise yirukanka cyane, wa musaza nawe rwose yaje agumya asasa aho ngaho rwose avuga ati oya rwose ntabwo umukecuru nakemera ko ababarira hano hantu, reka mbanze mpasase neza. Atangira no kuba yakegera hejuru kugira ngo amufate nyine atari yagera hasi. Ndagira ngo nyine urebe ukuntu bari babipanze nyine, umukobwa we nawe yari yapanze kuba yamubabaza. Kumbi baratwereka nyine uyu mugore nyine akimara kuba yabyibuka nibwo yazanye n'uno musaza batangira kuba bakuramo rwose abakobwa biwe kuko bari babafungiranye mwaho harimo wa mwuka mubi. Tangira kuba yavuga ati reka dushake ukuntu twakica ino ngufuri, tangira kuba yavuga ati kubita rwose, azana ritera kubita ku ngufuri, ingufuri ntiyatinze kuba yayica, bahise bayica nyine kugira ngo babe batabara abana biwe nyine. Wa muhungu yari afungiranye mwaho ngaho mu myotsi yahise yihutira cyane kuba yabafungurira, bahise binjiramo. Kumbi bakigeramo bahise batangira kuba bakuramo, ahita asohora Esther anasohora Sonia mwaho inyuma, kandi byose niwe nyirabayazana wabiteye, ariko nyine barabasohoyemo bose. Icyahise gikurikiraho kwari ukuzana Pablo nyine wari ugiye kuba yacika rwose. Umusaza atangira kuba yamubwira ati ntabwo bino byo wabicika. Pablo atangira kuba yavuga ati rwose mumbabarire, ati mwihorera bino bintu rwose ngewe, ati mumbabarire rwose nta kindi kintu rwose ngiye nakora. Umukecuru aramubwiye ati nta mbabazi ngiye nakugira wa muhungu we, ati bitewe rwose n'ukuntu waje kwiyoberobeka mu muryango, ati buse koko washakaga rwose kuba wantwara imitungo yanjye rwose, ati hari ikintu rwose ngiye wegeze ungirira kimpuhera, ati comeka rwose wowe tuyitangire mushyiremo imyuka rwose. Ibyo ngibyo arimo aravuga ntago azi ukuntu bimeze. Umusaza aramubwiye ati cyane rwose mabuja, ati reka nze muhereze kano gasore rwose k'amafuti. Umusore rwose nuko nguko nawe bari bagiye kuwita bamushyiraho rwose bya byuka rwose yari yazanye. Umusaza aramubwira ati reka mbanze ngushyiremo akantu sha ndumva ufite amakari, nuko yamusizemo igipfunsi, imyotsi nawe rwose yari agiye kuba yayitamira rwose aho ngaho. Nuko nguko nabo bahise bisohokera rwose bavuga ati nta kindi kintu twamukorera, bahise bafunga aho ngaho. Umugore aramubwira ati nta kindi kintu twamukorera, ati twigendere. Bahise baza aho ngaho. Kumbi Esther yahise atangira kuba yashimira mama wiwe kuba nyine amutabaye, amubwira ati mama, ati hariya hantu rwose habuze gatoya, iyo mutaza kuba mwaza ati tuba tuhapfiriye. Yahise atangira kuba yamubwira ati rwose we wigira ikibazo, ariko waba undi rwose Sonia nawe rwose afite ubwoba rwose atangira kuba yamubwira ati mama, ati mbabarire rwose, ati Pablo niwe wanshutse byose twakoze, ati niwe wanshutse rwose ngo nzane amafaranga, ati ngo tuzabaho neza rwose, ati nanjye rwose nirengagije ko uri umubyeyi wanjye, nshaka kuba rwose nakora ibintu bidakwiriye. Mama we yaramubwiye ati rwose uri umwana wanjye, ati ntabwo rwose ngiye nagutererana, ati cyaba cyose rwose wowe uri umwana wanjye, sinzi ko rwose ngiye nagutererana, ati basi wenda nuba wumva, ati Imana imfashe rwose ube wahakuriye mu isomo, ariko ntabwo rwose ngewe nakifuza ko rwose ngiye mwatandukana n'umuvandimwe wawe. Umubyeyi nyine yahise atangira kuba yakiyunga abana biwe, ahita abwira wa musaza rwose ati wowe genda ufate kiriya kigoryi rwose ugitwike, kuko ngiye rwose ntabwo nifuza kongera kuba nakibona mu bundi buzima, ati genda rwose wenda kiguhaye genda ugitwike. Umusaza nyine baramubwiye ati genda wowe utwike uriya musore rwose ngo ni Pablo, umutwike rwose. Umusaza nawe rwose yaravuze ati mutwike mabuja cyangwa urimo urakina? Umugore yaramubwiye ati rwose ngiye ntabwo ndimo ndakina, ati genda wowe uhatwike iriya nzu rwose ishye ikongoke. Umugore nyine yari ariseriye rwose ku kirego, akabwira umusaza ati we genda rwose ubikore, ati nta mpamvu rwose. Umukobwa akamubwira ati rwose mutwike rwose uriya muhungu, ati ntago ari umwana mwiza. Agatangira kuba yamubwira ati rwose ngiye ndashimira Imana rwose ikoze bino bintu, naho rwose bihataba Imana, ati nta kindi kintu rwose cyari kuba cyaba hano hantu,
ati nimumutwike rwose, ati nta kindi kintu njye namwifuriza kuko uriya ni umwana mubi, ati nta kintu rwose yagakoze. Umukobwa ariko kuko bakundanaga nyine na Pablo, mawe yaramubwiye ati uzabona undi atari Pablo, ati we twika rwose aho ngaho, ati uriya agende. Nkwibutsa kuba wankora subscribe ku Nkuru Trend, niba utarakora subscribe waba wayikora, jya muri comment umbwire uko ino video urimo urayibona, niba iri no kugushimisha ukore kuri like. Wa musaza nawe rwose nk'uko bari bamaze kuba babimubwira, icyo yahise aza gukora rwose kwari ugushumika hano hantu aho Pablo yari ari ngo abe yashya. Umusaza yahise aza rwose ahita afata umwambaro atwika aho ngaho kuko hari harimo ibyuka rwose. Umusaza akimara kuba yahashumika rwose nawe nta kindi yakoze, yarirukanse nuko hahise hashya.